nk'ubu ngubu umuntu aramutse akubajije ngo niki kigufasha kureba, abenshi wamusubiza ati ni amaso niyo amfasha kureba, gusa nyine iki gisubizo nacyo nicyo, gusa hari ikintu uba wirengagije. Buriya kugira ngo ubone ikintu umenye ngo ni igiki, uvuge wenda ubone nka telefone uvuga ati ni telefone, bica muri step ebyiri z'ingenzi cyangwa se bica mu bice bibiri by'ingenzi, aribyo ngiye kukubwira. Igice cya mbere ni uburyo bw'urumuri. Ubundi kugira ngo byose bibeho cyangwa se kugira ngo byose bishoboke, icya mbere gisabwa ni urumuri. Urumuri nyine urwo arirwo rwose, yaba runo rukomoka ku izuba cyangwa se uru rw'ukwezi cyangwa se n'amatara n'amatoroshi, byose ibi nyine byose bitanga urumuri. Rero ikintu kiza kuba ahangaha, urumuri ruraza imirasire yarwo igakubita kuri object cyangwa se icyo kintu gihari, yaba iyo telefone yaba iyo saha cyangwa se niyo cyaba ari nk'igikombe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, urwo rumuri rukagarura cya kintu warebye kikamera nkaho gikoze icyo bita reflection mu maso yawe, bivuze yuko nyine nta rumuri ruhari utabasha kuba wareba. Step ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri indi kugira ngo byuzure neza, ubwo noneho ni hahandi cya gice cy'amaso gitangira gukorana n'ubwonko. Mu maso yawe indani harimo igice cyitwa retina. Iyi retina n'ubundi mbere yuko urumuri ruyigera kugira ngo ibintu bimenye, bibanza guca mu cyo bita cornea igatanga nanone urumuri kuri pupil, bikaza guca muri lenzi, bikahita bifata nyine kuri iyo retina. Iyo retina rero ikintu ihita ikora, ihita isakaza nyine message ku bwonko, ubwo nyine ubwonko bukahita bumenya yuko nyine icyo kintu ubonye ari wenda ari telefone cyangwa se ari isaha, ukaba nyine ukimenye gutyo. Kora follow ku bwa byinshi.